turakwitabye karamenya gasani kuko duhamagara ahangaha kuri buri munsi kugira ngo tugirire impuhwe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Yesu ni nyirimpuhwe, natwe araduhamagaye kugira ngo tugirire impuhwe kuri iki cyumweru cya 7 tariki 20 Gashyantare 2022. Isomo rya mbere mu gitabo cya mbere cya Samweli, umutwe wa 26 umurongo wa 7 kugeza kwa 9, wa 12 kugeza kwa 13, wa 22 kugeza kwa 23. Muri iyo minsi Sawuli aherako ahaguruka ari kumwe n'abantu 3,000 b'intwari muri Isiraheli bajya gushaka Dawudi mu butayu bw'Izifu. Dawudi na Abishayi baragenda bagera muri za ngabo nijoro. Sawuli yari aryamye kandi asinziriye hagati yazo, icumu rye rishinze ku butaka hafi y'umusego we. Abuneri n'ingabo ze nabo baryamye bamukikije. Abishayi abwira Dawudi ati, uyu munsi Imana ashyize umwanzi wawe mu biganza byawe, none rero ndeka mutera icumu rimwe rizira irya kabiri, maze mubambe ku butaka. Nuko Dawudi aramusubiza ati, sigaho kumwica. Ninde ushobora gukoza ikiganza kuwuhoraho yasize amavuta maze ntabiryozwe? Dawudi atwara icumu n'igicuma cy'amazi byari ku musego wa Sawuli, maze barigendera. Nta n'umwe wabonye cyangwa ngo abimenye kuko ntawe akangutse. Bose uhoraho yari yabasinzirije ubuticura. Nuko Dawudi ahita mu rindi banga, aragenda ahagarara mu mpinga y'umusozi kure y'aho bari bari. Hagati yabo hari intera ndende. Ahamagara Sawuli maze aramubwira ati, ngira icumu ry'umwami, umwe mu bagaragu bawe niyambuke maze azarijyane. Uhoraho azitura buri wese akurikije ubutungane bwe n'umurava we. Niwe wakugabije ibiganza byanjye uyu munsi, ariko nanze gukoza ikiganza cyanjye kuwuhoraho yiyimikiye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 103. Uhoraho n'umunyambabazi n'umunyampuhwe. Mutima wanjye singiza Uhoraho, n'icyo ndicyo cyose gisingiza izina rye ritagatifu. Mutima wanjye singiza Uhoraho, kandi ntiwibagirwe na kimwe mu byo yaguhaye. We ubabarira ibicumuro byawe byose, akakuvura indwara zawe zose. We warura ubugingo bwawe mu mva, akagutamiriza ubutoneshwe n'impuhwe. Uhoraho n'umunyambabazi n'umunyampuhwe, atinda kurakara kandi akagira ibambe, nta duhana bihwanye n'ibicumuro byacu, nta twihimura akurikije amafuti yacu. Uko uburasirazuba butandukanye n'uburengerazuba, niko adutandukanya n'ibicumuro byacu. Uko umubyeyi agirira ibambe abana be, niko Uhoraho agirira ibambe abamutinya. Uhoraho ni umunyambabazi n'umunyampuhwe. Isomo rya kabiri niryo muhora wa mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 15 umurongo wa 45 kugeza kwa 49. Bavandimwe, byaranditswe ngo umuntu wa mbere Adamu yagabiwe ubuzima bw'umubiri, ariko Adamu wa kabiri ugizwe na roho atanga ubuzima. Cyakora habanza ubuzima bw'umubiri, hagakurikiraho ubuzima bwa roho. Umuntu wa mbere wavuye mu gitaka n'umunyagitaka. Umuntu wa kabiri we aturuka mu ijuru. Uko umunyagitaka yabaye, ni nako abanyagitaka bameze. Uko uwaturutse mu ijuru ameze, ni nako abagenewe ijuru bazaba. Kuko twabayeho mu misusire ya muntu w'umunyagitaka, ni nako kandi tuzagira imisusire y'uwaturutse mu ijuru. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 6 umurongo 27 kugeza kwa 38. Muri icyo gihe Yesu abwira imbaga ati, ahubwo mwe munyumva reka mbabwire, mujye mukunda abanzi banyu, mugire neza ababanga, mwifurize neza ababavuma, musabire abababeshyera. Nihagira ugukubita kwitama, umutege n'irindi. Nihagira ukwambura igishura cyawe, ntumwime n'ikanzu yawe. Ugusabye wese ujye umuha, n'ukwambuye icyawe ntukakimwake. Kandi uko mushaka ko abandi babagirira, aba ariko namwe mubagirira. Niba mwikundiye abakunda gusa, mwabishimirwa mute ko n'abanyabyaha bakunda ababakunda? Bisubiye kandi, niba mugira neza ababagira neza, namwe mwabishimirwa mute ko n'abanyabyaha babigenza batyo? Kandi nimuguriza gusa abo mwizeye ko bazabishyura, mwabishimirwa mute? Abanyabyaha bo ntibaguriza abandi banyabyaha bizeye ko nabo bazabagenzereza batyo? Ahubwo nimujye mukunda abanzi banyu, mugire neza kandi mutange inguzanyo mutizeye inyiturano. Ubwo rero ingororano yanyu izaba nyinshi, kandi muzamubaye abana ba nyir'ijuru, kuko ajya neza indashima n'abagira nabi. Nimube abanyampuhwe
nk'uko so ari umunyampuhwe. Ntimugashije abandi namwe mutazashinjwa, ntimugacire abandi urubanza namwe mutazarucirwa. Nimubabarire abandi namwe muzababarirwe, mujye mutanga namwe muzahabwa. Ikibo gishimishije, gitsindagiye, gicugushije, gisheshekaje nicyo bazabuzuriza, kuko igipimo mugeresha ari cyo muzasubirizwamo. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Kuko igipimo mugeresha ari cyo muzasubirizwamo. Bakristo bavandimwe, nidukomere dusagwe n'impuhwe za Nyagasani aho turi hose. Nyuma yo kumenya amakuru meza kuri iki cyumweru ari cyo cya karindwi mu byumweru bisanzwe, kandi tuzi ko muri Bibiliya umubare karindwi usobanura ikintu cyuzuye, la perfection, ubutungane, kurwana urugamba kugeza hehe mu ijuru. Kandi tuzi ko nanone habaho ibikorwa birindwi by'impuhwe. Iryo jambo impuhwe babyeyi. Nyuma kandi yuko ku cyumweru gishize cya gatandatu twazirikanye ku murwayi ukeneye impuhwe za Yesu, gutabarwa na Yesu, bityo akiringira Imana mu mibabaro ye. Dore ko nyine kubabarira cyangwa kubabarirwa bisaba kubanza kubabara. La compassion, c'est souffrir avec, kubabarana n'undi. Ni kuri icyo cyumweru twazirikanye ko twese turwaye abari ku isi, na niyo mpamvu nyine tuba dukeneye umukiro. Turi abanyabyaha, turi abanyantege nke, ari nayo mpamvu nyine dukeneye izo mpuhwe z'Imana, imbabazi z'Imana. Ako kandi imbabazi Yesu aragakunda. Aha tukazirikana ko byanze bikunze umurwayi cyangwa uburwayi bwose buhamagara iki? Umukiro. N'icyaha burya ntabwo gihamagara mbere na mbere igihano, ahubwo imbabazi z'Imana, impuhwe z'Imana. Ari wowe, ari njyewe, twembi twese dukeneye impuhwe z'Imana. Na niyo mpamvu kuri iki cyumweru cya karindwi Yesu amaze igihe dutegura nyine, ni icyumweru cya karindwi cyo guharanira bwa butungane, la perfection, ubwo tugiye kuzirikana ku ijambo impuhwe, imbabazi, ariko ku buryo ntangiye kuvuga bugoye, kubabarira abanzi bacu, pardonner nos ennemis. Y'intego yacu y'iki cyumweru. Niba ubishobora, niba mbishobora, Nyagasani tube hafi. Ese mukristo muvandimwe, ugira umwanzi? Aha, niba umugira se, umuntu ukwanga wamubarira ute koko? Ko twumva bitashoboka ngo umunsi umugore aherutse kubaza padiri ati, ko mabukwa nyanga nzamugenze gute? Ko kera navaga guhaha nawe nkamuhahira, nagura nk'umwambaro mwiza nawe nkamugurira undi mwiza, ikintu cyose cyiza namwitagaho uko nshoboye kose, none aho amariye kumbeshyera ko ngenda umurozi, nahise mukupira umuriro n'amazi, ntacyo nkimugenera nanjye, naramuhimye nyine kuko yambeshyeye. None rero padiri nategereje ko aza kunsaba imbabazi kuko nyine yampemukiye, ndabura pe. Ubu rero nanjye nahise mfata umwanzuro wo gutazongera gukanagira ku mbuga ye, yewe habe no kumusuhuza mu nzira. Agumiwe nanjye ngumi wanjye, kuko nyine nta giti kigurukira inyoni. Byumvikane niwe wabinteye. Yanze no kunsaba imbabazi pe. Nuko padiri aramubwira ati, umwana iyo akoshereje ababyeyi mu rugo, umubyeyi aramuhana atihanukiriye, ahubwo aramuhana amuhanura. Rero umubyeyi kubera ko ari wowe wita kuri nyoko bukwe, umeze nyine nk'uwo mubyeyi wita ku mwana, none se ubu kutakimwitaho, aha waba utaniye nawe umubyeyi wirukana umwana ngo kubera ko umwana yanze kujya kuvoma, yanze kujya gutashya. Kandi rimwe rimwe hari igihe n'umwana atuka umubyeyi. Kuba rero nyoko bukwe yagusebye agakubeshyera, ndakubwiza ukuri ntacyo binusura ku bubyeyi bwawe, hasigaye gusa ko wowe wongera ukagaruka ukamwitaho nk'uko wamugenzaga na mbere hose. Ikindi kandi mubyeyi ufite niwe utanga, ntawe utangiye adafite. Niba se wahemukiye wari ukita imbabazi, birumvikana agomba guha wa wundi. Naho wahemutse niba uri kubyumva neza, abuze iki? Abuze imbabazi. Birumvikana ko bahemukiye nyine kuko ari wowe ufite, niwe ugomba kubabarira kuko niwe ufite za mbabazi nyine. None se mubyeyi hari utangiye adafite nyine? Nk'uko natwe abakristo Imana ari ikize ku mbabazi ndetse n'impuhwe, ni nayo mpamvu tubariye iyo twayicumuyeho, kuko nyine dukeneye izo mbabazi kubera icyo gicumuro. Ufite imbabazi niwe utanga imbabazi, kuko nyine niwe ufite nyine. Ikindi kandi cya nyuma mubyeyi, nuko abantu imbabazi zacu, twebwe abakristo, imbabazi zacu ziba zicagase avec des limites. Ni za mbabazi zishaka inyungu, imbabazi zampanguye, imbabazi zamunkize. Ni nayo mpamvu umuntu ufite ubwenge agendera ku mbabazi cyangwa impuhwe z'Imana zo zisendereye, la perfection, mbese nk'aho umubare karindwi zuzuye neza. Kandi nyine turabizi nta muntu wiyubashye, nta muntu uzi ubwenge wafatira urugero ku munyantege nke, ku munyabyaha, ko byananiye. Aha kuko nyine bose bafite ibicagase. Ahubwo iyo ushatse kugira neza muri iyo perfection nyine,
ufatira urugero nyine kukize usendereye nyine kuri izo mpuhwe. Rero na nyoko bukwe ni wowe ufite imbabazi, genda umubabarire ufatiye ku mbabazi z'Imana, aba arizo zikubera urugero muri uko kumubabarira. Abana b'Imana, ngiye intego yacu y'uyu munsi ingingo remezo, gukunda abatwanga, kubabarira abaduhemukiye. Birakomeye, nubwo bikomeye ariko birashoboka, kuko nta kinanira Imana. Ni nayo mpamvu muri amasomo Imana kubera urukundo rwayo n'impuhwe zayo yaduteguriye abantu twagenderaho babayeho no ku isi zabashoboye kubabarira abanzi babo. Mu isomo rya mbere twumvise uburyo Dawudi yashoboye kubabarira Sawuli. Sawuli yari amaze igihe kirekire ahiga Dawudi amuziza iki? Ishyari nibi bavandimwe, ngo kubera ko Dawudi yari yatsindiye Sawuli Abafilisiti, rubanda bakamushimagiza bakamuha amashyi n'impundu, Sawuli biramurakaza atangira kugira ishyari, nuko yatangira guhiga Dawudi ngo hato Dawudi ataza kumutwara ubwami. Rya shyari babyeyi, ngo arangiranye we, aramenyekanye we. Uyu munsi noneho turabona Sawuli yari ari mu biganza bya Dawudi, ariko Dawudi icyo tumuziho yanze kwihorera, éviter la vengeance. Dawudi rero yanze kwihorera ku mwanzi we, ubwo yagize ati ninde ushobora gukoza ikiganza cye kuwuhoraho yasize amavuta ntabiryozwe? Amen. Ninde koko? Respecter le sacré. Twibuke ukuntu Dawudi yubaha le sacré, wasizwe, watowe n'Imana. Yamvugo nziza mu Kristo ati ibiganza byakoze kuri Yezu ntibikorakora, ibiganza byakoze kuri Ukarisiya ntibimena amaraso. Uzabaze byamena gute se ntabiryozwe nyine? Iyi mvugo nziza Dawudi aduhaye, iyo wibeshye ugakoraho nyine bigukoraho. Nk'uko tugomba gutinya abantu, nta kwica umuntu uko ari mu ishusho y'Imana nyine, kabone nubwo yaba yaguhemukiye, kuko nta muntu w'intungane ubaho ku isi. Ni koko imbabazi Dawudi ahaye Sawuli biragoye ku muntu, ariko ku Mana birashoboka. Nk'uko umuntu muri wa Zaburi uyu munsi yabigarutseho ati uhora n'umunyambabazi n'umunyampuhwe. Amen. Hari umugani mwiza w'ikilatini utwibutsa kurangamira Imana, ubwo bagira bati terram diligis terra est, deum diligis deus est. Si tu aimes la terre, tu es la terre. Et si tu aimes Dieu, tu es Dieu. Ngo niba wikundira isi ugakunda igitaka, ngo uri igitaka. Niba kandi wikundira Imana, ngo uri Imana. Umuntu ahinduka icyari y'ababyeyi. Iyi mvugo y'ikilatini iratwerekeza ku isomo rya kabiri, aho Pawulo mutagatifu twibutsa ko turi abanyabyaha, abanyagitaka, ariko ko dukeneye impuhwe z'Imana tukaba abanyejuru, abasangira murage, bityo tukarangamira ijuru. Wa mubare 7 twavuze haruguru, tukava kuri Adamu igitaka, wa wundi watuzaniye urupfu, tukagera kuri Kristo ijuru, wa wundi uduha ubugingo bw'iteka, tukava mu byaha tukegukira ubutungane, la perfection, ka 7 cy'icyumweru cya none. Ubwo butungane nibwo Yezu nawe turarikira none muri evanjiri ya none, kuko cyita rusange cy'ubuzima bwacu hano ku isi ari ugushaka ijuru. Cyakora kubuza ukuru bayo hano ku isi utifuza ijuru, waburi kuruhira ubusa. Yezu ati ni mu banyampuhwe kuko so ari umunyampuhwe. Amen. Yezu avuze ijambo ryo kwigana impuhwe nyuma yo gushikaza imbaga yari mukurikiye urukundo rw'abanzi babo, l'amour de leurs ennemis. Ubwo yagize ati mujye mukunda abanzi banyu, mugire neza ababanga, mwifurize neza ababavuma, musabire abababeshyera. Amen. Mabuko yarambeshyeye nzamubabarire. None se mukazana we ko Yezu avuze ati reka nkubwire wowe unyumva, niko Yezu yatangiye. Ubwo nabonye ko uko niba kubeshyera kuroga, numara kumva Yezu uraza gutaha wamubabariye. Mu misa y'iki cyumweru uraza gusohokamo wabariye umugabo uguhoza ku nkeke, uwo mwashakanye waguciye inyuma wasanga kinakomeza, uwo mwasezeranye waguhemukiye, igisambo cyakwibye, uwakwiciye waguhekuye, uwakurogeye, uwagufungishije, uwakugambaniye, uraza kumubabarira? Cyangwa urakomeza utegereze mpaka ngo azaza gupfukamire agusaba imbabazi? Ngo nta giti kigurukira inyoni. Inyoni ninde, igiti ninde? None se mubyeyi hari utanga icyo adafite nyine? Niko ye arusaba imbabazi, arutanga imbabazi, uzifite ninde? Ndakubwiza ukuri iki kibazo nushobora kugisubiza nta buryarya byakunze byarangiye. Nurya mudacana uwaka uraza kumva ko bishoboka kumubabarira, ariko utagendeye ku mbabazi z'abantu, za zindi ziba zicagase zishakisha inyungu, a condition ahubwo imbabazi z'Imana zisendereye, zipfutse, zuzuye, la perfection. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo hari umurozi wari waramaze abantu, noneho ngo nyuma ko hapfuye umugore, uwo mugore yari mwiza w'intangarugero witanga, wafashaga abantu akabitaho muri quartier, bavuga ko uyu murozi ari wamwivuganye. Nuko muri ako kanya baramufata, baramuhondagura yewe benda kumwica. Nuko barangije amujugunya mu mfurege,
ari intere. Bose bamutaye. Kera kabaye haza gutambuka umuntu witembereraga, aza gufata amuroza amuheka ku mugongo amujyana kwa muganga. Amugejeje kwa muganga nanone ahura n'ibibazo, banga kumuvura ngo kubera ko muri ibyo bitaro hari itegeko ryo gutavura abanyarugomo, kandi bigakubitira ko nta mafaranga yari afite ngo byibuze ajya kugura imiti muri farumasi, ndetse n'uwari umuhetse yari ari ku rugendo nawe ntacyo yari afite. Nuko kera kabaye haza kuza muganga, amaze kumva akarengane k'aba bantu yemera kumwishingira maze aramuvuza ku giti cye, kuko nyine yari ateye impuhwe uyu murozi kandi atanamuzi. Nuko uyu muganga amaze kumuha imiti y'ibanze, atangiye kugarura ubuyanja, byumvikana atangiye no kurya. Ako kanya muganga mukuru w'ivuriro titulaire aba arahageze n'amahane menshi, dore ko bamaze kumuha amakuru ko uwo murozi yayogoje ibintu, ko nahagera bamwihoreraga hapfira bakamwihorera nawe bakamwumvisha. Nuko muri ako kanya titulaire muganga mukuru aza yarakaye, nuko arambura igitabo cy'amategeko agenga rya vuriro, atwama mugenzi we n'ukuntu yarenzeho ngo yikururiye ibihano. Nuko arakibumbura atangira aramusomera ati, itegeko rya mbere urenzeho ni uko uvuye umunyarugomo kandi bibujijwe ahangaha. Iryo tegeko ryagiye mu rwego rwo guca akajagari k'abajura n'ibisambo bahemukira abaturage. Itegeko rya kabiri urenzeho ni uko usesaguye nyine umutungo w'ivuriro, usesaguye imiti, ibinini, inshinge, mbese ni ukwiba umutungo nyine w'ivuriro ukawukoresha ku marangamutima yawe. Itegeko rya gatatu wishe rigiye gukwirukanisha, haranditswe ko muganga ari urengera ubuzima bw'abantu, bityo cyakwica ubuzima cyose nawe agomba kucyica. None uyu murozi wamaze abantu b'abandi, naho umugore twakundaga muri quartier yamwishe, wongeye gutuma abahwate, bityo nakira yongera asubire ku mirimo yari asanzwe akora, imirimo yo kwica. Ubwo se utanihe n'umubisha, umugome woroye inzoka akayigaburira akayitaho, kandi azi neza ko kera kabayiza aruma abantu, iyo nzoka nimara gukura. Nuko muganga nyuma yo gusomerwa amategeko, ubwo yaratangiye kwerekana fagitire yafatiyeho imiti yo kuvuza wa murozi, we ubwe yishyuye. Ndakubwiza ukuri, ibindi bamuretse arangiza kugira ngo yisobanure nyine. Bahise bamwirukana ku kazi, aragenda aratorongera ngo hatatinze banamushyiramo n'amapingu. Nuko yirukanwa acyo ku kazi. Muganga, uravura cyangwa urica? Ukoresha amategeko cyangwa ukoresha impuhwe? Aha, mu gihe abaganga bo kuri iyi si bo bakoresha imiti ndetse n'amategeko, muganga mukuru Yezu akoresha iki? Impuhwe, imbabazi. None mubyeyi, ukurikije uburemere bw'aya mategeko tumaze kumva bw'iri vuriro, iri vuriro riravura cyangwa riravubya, nirikiza cyangwa niryica? Amategeko y'iri vuriro arahambaye. Ese amategeko y'iri vuriro yaramira umuntu cyangwa yamurarura? Ibaze nanjye nibaze. Isa n'uri ifoto y'amavuriro menshi dufite kuri iyi si ameze atya. Uze kumenya nawe ubwoko bw'amavuriro dufite, aho bamwe batavura umurwayi atararangiza kwishyura amafaranga, wagira ngo ni nko ku isoko ry'inkweto neza. Ubu se Yezu nawe agiye atubabarira uko twamwishyuye, twabona iki cyo kumwishyura? Nyagasani, uramutse witaye ku byaha byacu ninde warokoka? Ariko usanga nk'impuhwe erezuma. Niriwe mbabwira uburyo igihe cyaje kugera uyu bitaga umurozi bagasanga baramubeshyeraga, nuko yari yaricecekeye akabareka. Bari baramubeshye kubera ishyari, kuko yari atunze kubarusha, kandi ibintu byo bikagenda neza. Niriwe mbabwira kandi uyu muganga birukanye amaze gusezererwa yaje kugororerwa ibirenze n'aka kazi yakoraga. Ahubwo ndifuza ko twazirikana kuri amategeko yica ahuhura abantu aho kubarengera. Nikoye kubera ko umuntu bamushyize mu gatebo bakamushyiraho kashe y'abagome y'ububisha, ngo niyo mpamvu mwashaka kumwikiza? Wabwirwa n'iki niba batabeshya? Kandi byaba bana b'Imana ni mu abanyampuhwe. Kimwe mu bimenyetso bizakubwira umuntu uri kurengana logiste, nuko akenshi atabona nayo magambo yo kwisobanura, ajya kwisobanura bakamufata n'umunwa yewe, kuko nyine nta n'ibimenyetso bifatika burya bafite. Aha, aho niho Imana itwiyerekera, niho Imana imwiyerekera, akaba nayo imuvugira, akaba nayo imukoresha. Uko niko ushobora kuvunikira abantu ukabakorera, ukabarwanaho, ukabitaho, ukabitangira, ejo bakaguhindukirira, bakaguhimbahimbira ibinyoma sinakubwira, bakagusebya, bagakubeshyera, kandi bigafata. Rero muvandimwe, ibi nibikubaho cyangwa byarakubayeho, humura, komera. Ndakubwiza ukuri, ntuzarebere ku bantu, ahubwo kuri Yezu nyirimpuhwe, wowe waducunguye, kuko niwe ntungane ihebuza bose ubutungane, parfait par excellence, logiste par excellence. Yezu utaranacumuye namba, ariko bakamugerekaho ibyaha byose, ibyaha byacu byose, bamuciraho, bamujombagura amacumu, baramubamba, baramwica.
azize ibyaha byawe ibyaha byanjye. Nawe rero mu Kristo do grâce nyabuneka, niba umuntu akubabaje kandi byaba akaguhemukira akakubeshyera, umenye ko igihe wowe wahemukiwe nyine igikurikiye nuko aba ari wowe uzamugabira, noneho ukamuha iki? Imbabazi, kuko nyine ni wowe ufite, ni wowe usigaranye za nema z'Imana. Yezu nyirimpuhwe mwana w'Imana, nagiye mbabarira kenshi, nkababarira ibice, nkanusura ku mbabazi n'impuhwe zawe, nkababarira abandi ari uko mbatezeho inyungu, ngatanga imbabazi ziri ku biro nk'uko rura igena ibiciro by'ingendo, ngatanga imbabazi ziri ku irati ngenda mpima. Ariko Yezu mwiza, nyuma yo kumva wababariye ndetse n'abishi bawe, abanzi bawe, nanjye kuri iki cyumweru cya 7, icyumweru cy'ubutungane, ndimo ndagusaba imbabazi Yezu mwiza, umpe kubabarira abo nita abanzi banjye, babandi bose nabitse mu mutima ngo bampemukiye, abampemukiye, abangiriye nabi, ngendeye ku rugero rwawe rwiza, urugero rw'imbabazi zisendereye, maze nk'uko mutagatifu Yohani Mariya Vianney yabivuze ati, si umunyabyaha ushakashaka Imana ngo ayisabe imbabazi, ahubwo ni Imana yiruka ku munyabyaha kugira ngo imuhe imbabazi. Nanjye Yezu ndaje ngo mbabarire, kuko uri umunyampuhwe, Yezu nyirimpuhwe. Amen. Mwese mugire icyumweru cyiza. Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.